Are you sure, Emmanuel? ahubwo se wowe ntago ratugifite agatege ngo uze twipange. What? Ndakwiyamya mugore mupanga ikiri umugabo wanjye ndakwiyamya. Hey! Jesus is Lord. Pure sentiment. Ako se nkaka kana ko kaje gukora iki mu nama y'abantu babo. Umva kakanya ndumwana ndabyumva. Ejo rero nzaba nabaye umuntu mukuru. Niye kumva iby'abakuru nk'abangaba. Kareba amabara yaje ko bukwe mwibara baranguka ngukubiswe n'ingoye mu meje. Niko uyu mugore wawe arimo zahabu. Si zahabu gusa ahubwo ni silver. Wamwumva neza uri kumunyunguta mwishuka. Kanyungute bene wanyu batewe n'umutingito batitira nk'abaguye mu rubura nawe se wishyira mu banyungute. Ariko mwigize ibiki? Na nyunguta se ntabwo nijoro burwamagara mama wa. Kamama twagafuni muri ayo masosa ameze nk'asugira Ernest. Aba abantu mwari hano ntimubyumvise. Ntacyo maze. Dekura umugore bamukoreshe wowe. bamukoresha iki wowe umaze iki yewe nta murumuna w'umusaza. Are you sure, Emmanuel? ahubwo se wowe ntago ratugifite agatege ngo uze twipange. What? Ndakwiyamya mugore mupanga ikiri umugabo wanjye ndakwiyamya. Kwabura dupanga ikiza. Dati cyana nyihera imibare 7 ndayishakira. Gahabwa inkoni biti n'amabuye. Uramwaka imibare 7 waramukoye. Ariko sundi mugira ubwanyu cyamura abasasa. Twaje mu nama twaje gutongana. Reba nkuri ari kureba umugore w'abandi. Reba nkuri ari kureba umugore w'abandi. Bizahera he bizagera. Ceceka nawe byose birakureba. What? Kagane bene wanyu bagamije kwigaragambya mu matora y'umuyobozi w'umudugudu. Niko wowe urinde uvuga ibyo. Umva dutazi kandi ashinzwe no kumenya. What? Kubana n'amanwa mabi adahesheje Imana agaciro. Naruhayigira amanwa uzabimenya. Ikindi kandi utaza kubona warashibutse amanwa nk'umumba tuteye mu itobo kandi mu mutwe wawe ni 0. Oh my God. Uyu mwana avuze ukuri rwose. Ubundi wabona akagabo gafite ibiro 2 wagira ngo ni isake yo mu cyaro yaziritswe karavuga ibicyubu. Mva ubwiza n'ubukaka n'ubushongora afite wabyumva muri karabaye. Reka aka kagore kawe kazonzwe nk'akadero ka happiness. Ndakwiyamya wanjiju kazongwe n'itabi watashye ikiroro utaye batakuvumbije. Kogas uri kubona umugabo wanjye adafite ibituza nk'ibya Goliath. Ibituza nk'ibya Goliath. Wana umufuka w'umuceri, umufuka w'akabunga, ubita mu nzu kumujya inzara nikwica uzagenda ugakoramo gateka ukarya. Tuza sha ntabwo uzibanga riva muri kiriya gituza bizwe n'uriya mugore uve kuri njyewe ubana na protomanto mu nzu. Protomanto na bene wanyu. Meze bite mote? Ni sawa. Wanjije hano ruguru. Agana hese. Hari yararwa. Ndagutwarira ubusa se. What? Gasere sarashirwa na mukasi. Urabura kuntwara siyobe ko ndi umuyobozi ngewe. Oh no. Nese ko uri umuyobozi uvuze ko nkutwarira ubusa. Cyane rwose njye n'umuyobozi w'umudugudu wa Gatoto baranzi hose. Ugomba kuntwara mu nama ukangiza ararwa. Ntago nkutwara byo wigera byose kandi uri bunyicyo. Uranyumviranya gutwarwa umugore bari gusezerana mu rukiko. Ugomba kuntwara nkajyana gakoresha inama y'abaturage fresh bitari ibyo urantwara ku ngufu. Ese ugutekereza ko nagutinya wewe wakagabo. Umva jo tempre mon cher ami urantwara cyangwa ntago ntwara. Ariko ntago nagutwara. Hey! Jesus is Lord. Hey! Boss ndagutwara. Jesus! Oh no, baba. Things say they wise.
What? Hey! Beggar! we barakumbwiye ariko se nkuba abaturage nibareba nk'uyu muyobozi arimo aramora ikigo gukubita umugore wawe uri muri amora ikigo ibintu bya happiness ntabwo bimuha neza ariko se nk'ibi ni ibiki niwe wabikubwiye se niwe wabimbwiye mubaze nimba umugore yifata akaza kwa mudugudu akaza gutanga ikibazo nk'icyo ngicyo uba wumva utekereza kuki se utagikemura ndi kukumva muyobo ndi kukumva niba umugore wanjye asigaye ari umubana aza gutura ibibazo bya happiness kandi ejo bundi numvishe impumuro yawe muri bwanjye muyobo turarwana uyu munsi kumvirije ari wanjye uyu munsi turarwana sinkubira urwana nanjye uyu munsi turarwana urwana nanjye uyu munsi turarwana mugore wawe nuwuhe muri aba ngaba mugore nuwuhe ngama uba mujyanye abantu mwese mutari muza kundanganura nta mutwaye nta muremberanye mureba umva no kubura umugabo wawe no kuma kuri happiness urakora iki umva ndego hano wundi rwose umugabo wanjye ntacyo amariye umva ni nko gukubita akabuye mu nyanja umva fata nimero zanjye mu mutwe saa 9 z'ijoro umpamagare ucunze neza ko umugabo wawe yasinziriye urumva ndabikora 0784 368 uraramuka utabikoze kandi ugenda uri guseka abagabo bagenzi banjye namwe bazabatwara abagoresha nsanze hari abagore barenganye muri uyu mudugudu wacu uyu munsi turiga ku bibazo bingahe bitatu byonyine harimo ikibazo cy'abagore bakubitwa mu ngo zabo ikindi kibazo gihari ni abagabo batabasha gufata abagore babo neza aho muzi hano harimo abana si ngombwa ngo mbivuge hari n'abagabo bananiranye mu mudugudu bazwi harimo Mahina Joshua mubonye ko umugore we mutwaye mu kanya nkamushyira ku ruhande akazamo Sematama na Fuzi niyo mpamvu umunsi nabatumiye bya bintu byarenge byo kuregeza ntabyo nshaka umugore wa mbere navuga ikibazo afite Bwana muyobozi ngiye mfite ikibazo bwoko ki Bwana muyobozi tumaze amezi 3 dukoze ubukwe ariko kuva twagera mu rugo shani yari yanankoraho ngaho nyumvira kwe umugabo wa muri abo nuwe rwose bwana muyobozi n'uyu nguyu rwose wa mugabo uri muzima cyangwa ufite ibindi bibazo by'umwihariko bwana muyobozi rwose ngendi muzima ndurwembe ariko se nigute aba wiriwe ku kiyede ngaho hehe niki ubundi wakitahira reka nawe byakubaho ese urumva ari ibintu bikomeye byo ngibi aha okay birumvikana abagore namwe mujye mushyiramo inyoroshyo c'est vrai nigute umuntu akirirwa ku kiyede akirirwa hinga akirirwa agira mwiriwe mugaramye mu rugo pour essentiellement ako se nkaka kana ko kaje gukora iki mu nama y'abantu babo umva kakanya ndi umwana ndabyumva ejo rero nzaba nabaye umuntu mukuru niyo kumva iby'abakuru nk'aba ngaba wese wa mugore uri kureba nk'isazi yo ku isombe cyangwa nk'umuyugi ni ikibazo cy'ufite bwana muyobozi njye nta kindi dupfa n'uyu mugabo usibye ko adahaha mu rugo yarangiza akaza yaka happiness njye nicyo kibazo kinyicaje ahangaha nuko bimeze se cyangwa baguciye inyuma va hano wa mugabo arambeshyera rwose ko wakagabo uriya mugore uri hariya na amaso yo kuri toilette ku buryo bazajya birirwa umuhoka ntacyo umuha ntabwo se muhahira umuhahira ikize kandi agushinza kutamuhahira ongera ubimuhaze wumva madara guhahira oya rwose yakabije aha karo k'isukari ubwo nyine ngo kabaguze abonoma y'ukwezi kose arakubeshyera arambeshyera rwose arambeshyera umva mu minsi 2 yonyine uriya mugore mba mbona amatama yatemba itoto imbere we nta kindi kibazo ufite sha oya rwose njye nta kindi kibazo mfite ikibazo mfite ni cya kindi kandi wanyemereye kuri bukinkemurira urakemura iki muyo byose birakureba umva ibibazo mufite mu ngo zanyu ni ugusenga Imana yonyine akaba ari bikemura ariko mbere ko dusoza inama ni mu mama w'ibisuku naze mbanze mubaze nk'ibibazo nka 2 ndabona umugabo atari seriye neza wasanga anakubitwa mu rugo tuba dukeneye kureba ibimenyetso bifatika tukarasa umuntu yakubiswe he si umuntu aragaburirwa si umuntu vayo ariko se mani nk'imbesere ko twaje tuje mu nama iri gutwara abagore b'abantu mu burere rwego ariko twakomye umuntu dukome imbesere mani umva njye sinzagaruka muri ino nama y'abantu bakuru kuko nta kintu kizima kiba yewe nawe ndabona hano nta kibazo nongeye kanigenda Oh my God.
ngaho icaraho tugenda